Ukuri n'amayobera ku Ndagu za Magayane. Mu mateka y'u Rwanda no mu karere k'ibiyaga bigari hari izina rikomeje kuvugisha benshi kugeza n'uyu munsi, Magayane. Hari abamufata nk'umuhanuzi, abandi bakavuga ko ibyo yavuze byaba ari umugani w'amayobera. Ese ubundi Indagu za Magayane ziva kuki? Ese hari ibyo yavuze byabaye ukuri? Muri iyi video turabigarukaho byose. Magayane bivugwa ko yari umuntu wavugaga amagambo y'amayobera ndetse n'ibintu bizabaho mu bihe biri imbere. Inkuru ze zakwirakwiriye cyane mu Rwanda ndetse no mu Burundi, aho abantu benshi batangiye kuvuga ku Ndagu ze, cyane cyane izivuga ku ntambara, ubutegetsi n'ibibazo byugarije abantu. Nubwo amateka yadasobanutse neza, izina rye ryabaye ikimenya bose mu Rwanda ndetse no mu karere. Magayane yari umugabo ufite impano y'ubuhanuzi. Akaba yarakomokaga mu karere bitaga Ubukonya, komine Gatonde mu Ruhengeri. Mbere yuko tureba ibyo yahanuriye abandi, dore ibyo yihanuriye wubwe. Prefe Zigira Nyirazo, murumuna wa Habyarimana, akimara kumva ko nta kabuza abatutsi bari hanze bazafata u Rwanda, nyuma ariko ngo bakazarukurwamo n'umuzungu warubahaye, Zigira Nyirazo yashatse itsinzi. Magayane ati: kereka Habyarimana niyegura, igihugu akagiha abanyenduga kuko nibo baza amacenga y'abatutsi, bityo mwe mukicara. Zigira Nyirazo akimara kumva ibyo, yahise ategeka ko bafunga Magayane. Magayane akigera mu buroko 1930, yabwiwe wamutegekaga ati: kwa kane nzapfa maze kurya imboga. Niko byagenze koko, kuko yahawe imboga z'isogo yakundaga ari kwa kane, ahita yitaba Imana. Yanabwiwe umusoda wamutegekaga ko azagwa mu maguru y'umugore. Niko byagenze koko. Uwo musore yagiye gusambanya umugore w'undi mugabo, ategerwa ku irembo bamutsindaho. Ibyo Magayane yahanuriye abandi. Yanabwiye ambasaderi Kagenza Rufonsi muri Nzeri 1972 ko Kayibanda uzenguruka u Rwanda rwose ngari kwizihiza isabukuru y'imyaka 10 y'ubwigenge, ko ari hasezera ku banyarwanda ko nta myaka 5 azamara ategeka, ko nategura n'imva itazaboneka. Yabwiye Kanyarengwa Alex ko azahunga akambuka Akagera akagaruka Rwanda, akazitwa umutegetsi wa Nyirarureshwa, akabona ibibi n'ibyiza, nyuma agapfa azize indaramabuno. Yavuze ko hari abazungu bagiye gufungirwa muri gereza ya Ruhengeri, abandi b'abatasi bazabakurikira bakagwa kuri Muhungu. Byarabaye. Abacanshuro bashatse gufata Kongo banyuze Goma mu 1978. Surete ya Rizinde yari ikaze, yabataye muri yombi, bafatirwa mu mahoteli ku Gisenyi. Bafungiwe mu Ruhengeri. Nyuma yaho abandi bakoreye plani yo gufata u Rwanda na Kongo byombi muri parike y'Ibirunga Rwindi muri Kongo. Baje mu Rwanda n'ibyuma kabuhariwe bifotora, indege bagusha muri komine Kanama, Bugoyi ku Gisenyi, hafi ya Muhungu. Magayane yahamagariye gukora animation bamamaza bacengeza amatwara ya Muvoma, ati: wabyiniye nkubito y'imanzi Rudahigwa na bwenge nyakuri Kayibanda niyabyinira Muvoma izanywe n'abungura abazubika u Rwanda. Burugumesitiri Kabarira yahise amufungira muri kasho amuziza gupfobya Merenide, akanatuka perezida wayo ngo ni umwungura w'umushyushye. Nyuma y'icyumweru baramurekuye. Magayane abwira Kabarira ati: kumfungira ubusa kwawe nawe uzafungirwa ahatagera izuba. Bwarakeye basanga Kabarira yarariye imisanzu ya Merenide, bahita bamufungira muri prison speciale ya Ruhengeri. Magayane yabwiye Theoneste Rizinde ati: ugiye kuzafunganwa n'abantu bambaye utubuye ku ntugu, mukazashyirwa aho wajya gufungira abandi. Bwarakeye Rizinde avumbura imashini yakoraga amafaranga. Iyo mashini yari ihuriweho n'amajyambere n'ibindi bikomerezwa. Rizinde abigesheje ibukuru bati: uyu muntu azabwira n'abanyamahanga kari murori, bati tumwohereze muri Zimbabwe, navayo tuti yateguraga kudeta ahita afungwa. Magayane yabwiye Rizinde ati: ikimenyetso cy'ifungwa ryawe ni umwana uzabyarwa na Madamu Habyarimana ari ikimara. Ibi bivugwa ko byabaye. Uwo mwana avukira mu Bubiligi ari ikimara. Baramuhishaga. Nta cyumweru cyashize Rizinde atabwa muri yombi. Magayane yaramubwiye ati: Rizinde nufungurwa n'ingabo zizaturuka hanze, uzicarana nazo akanya gato, uzahunga, zizagutsinda hanze. Magayane yabwiye ajida chef wayoboraga gereza ya Ruhengeri witwaga Sembagara ati: uri igikenya nuzisazira. Bwarakiyagiye wabi Muramba ku Gisenyi, inkuba itagira amazi iramwasa. Magayane yabwiye undi muyobozi w'iyo gereza ajida cyarahana ati: uzicirwa muri iyi prison, umwaga wawe uzashirira. Yabwiye abanyururu bagenzi be ati: iyi myenda mubona y'umukara twambaye izasimburwa n'ibara ribengerana. Yarongeye ati: ibohozwa ry'iyi prison rizabanzirizwa no kuma kw'iki giti cy'inganzamarumbo mubona imbere ya gereza. Ati: hano mu nzu ndani hazinjira ihene iherekeza abashyitsi. Bwarakeye igiti kiriyumisha. Naho ubwo Musenyeri Sengiyumva yasuraga gereza ya Ruhengeri, bibagiye gukinga, ihene irabinjirana. Nijoro bumvira amena amasafuriya iry'ubugari. Magayane ati: ngiki kimenyetso mwatashye, ariko abazahungira Rwabeya muzashira. Abahungiye Rwabeya Musanze bahuye n'abakodo ba Mukamira baje kubohoza Ruhengeri, babamena mu rusoro babita inyenzi. Mukande kuri subscribe batarabikora kugira ngo ibiganiro byacu bizaze bibageraho ku buryo bwihuse, kandi mwibuke kudukurikirana ku mbuga nkoranyambaga zacu nka Facebook, TikTok, Instagram ndetse na X. Hose dukoresha Hunter Park. Munasure website yacu isheje.com.
kubera atahwemye kwikoma ingoma ya Kinani byateye ubwoba abayobozi ba gereza ya Ruhengeri bahitamo kumushyikiriza ibiro by'iperereza ngo yisobanure. Yasabye ko Habyarimana n'ibyegera bye baza, maze ubuhanuzi bufatwa kuri za kasete buranandikwa. Dore uko yabuvuze: wowe Habyarimana ndagukandagiye, ugiye kugwa ku kibuga gikikijwe n'imfunzo, kandi nupfa Kigali zuzuramo intumbi agahirya. Ibimenyetso ni abazungu bazaza kugukanga, nawe uzashyira mu bitugu byawe mu bushorishori umugore w'umugambanyi. Inyamaswa y'ihembe rimwe izaba ibiyogoza mu rukiga na ndorwa. Iyo nyamaswa izakwira u Rwanda imena amaraso menshi, izaguhitana nta kabuza keretse weguye. Habyarimana nawe ati shaka itsinzi. Magayane ati nayo. Ati ubutegetsi bwawe buzafatwa nabo bavantara bazigera kino gihugu, nyuma bazakivanwamo nk'ubufindo. Magayane ati uzasimburwa na Rusukumo ruzamara amezi 3, hakurikireho Bihwahwa wo ku ruzi rw'iwanyu. Nyuma ye ngo hazaza Rwabujindiri rurya n'iruhage. Uwo Rwabujindiri azajegezwa ihembe inshuro enye. Ihirikwa rya Rwabujindiri rizagenda ritya. Magayane ati azaraswa umwambi w'igishirira na bene nyina ari mu Bugesera, nyuma hazameneka andi maraso menshi. Noneho Rutuku wamuhaye ubutegetsi ashyireho umusaza ushesha akangura uzaba ari inyuma y'igihugu azana ihumure, acyure Rukara rw'igisage ruzabyinirwa bigatinda. Abantu bazaba baragiye ishyanga bose batahuke, habeho umunezero n'uburumbuke n'amahoro ya nyayo. Uko bizagenda ingoma ya Rwabujindiri igeze mu marembera, hazabaho isubiranamo ry'abiyicaje ku ntebe, hazabaho inzara, agahiri n'agahinda no kwiyahura, hazabaho urwikeko, yewe umwana azatinya se na nyina, hazabaho amarira yuzuye inango ku bari mu bihome, hazabaho ibisahiranda birya akaribwa n'akataribwa. Bazakora ibishoboka byose ngo batsisure rwara rw'umugara rubundikiye mu mashyamba, nyamara nabyutse umugara igihuru kizabyara igihunyira. Bazafatanya n'abanyamahanga nyuma bibe zero, ahubwo intambara yongera itangire ikazahagarikwa na Loni ya 3. Magayane ati wowe Rutuku uzaza agahagarara hagati y'abazaba barwana niwe uzatoranya umutegetsi. Hejuru y'ibyo kandi hazabaho inyoni z'uducurama zizarika mu biti byabo biyicaje ku ntebe, hazabaho ibika ry'isake isura urwimo ikigera ku mutambiko w'urusenge, hazabaho abandi bazahanura nkanjye bakabizira, hazabaho ihene izabyara isekurume indwi zange konka. Umwami w'ishyamba azaza kwiba. Mwibuke ko Magayane yavuze ati nimubona Kigali yuzuye amase atewe n'imyigaragambyo y'inka, muzamenye ko Kinani yahirimye, kuko amase azasimburwa n'intumbi z'abantu. Ibi byarabaye mu kwa 3 mu 1993. Umugabo waswe igikingi yazanye inka ze muri rompuye ya Kigali, inka zicunzwe n'abagide. Umujyi wabaye umunuko kubera amase, nyuma intumbi zasimbuye amase. Ikindi gikomeye yaravuze ati Habyarimana nupfa abantu bazahunga iki gihugu. Ati ariko abazahungira mu majyaruguru y'uburengerazuba bazapfamo benshi. Magayane yabisubiyemo inshuro 3 ati aba bavantara baturutse Bugande bazafata kino gihugu nta kabuza. Ati ariko bararye bari menge kuko bazakivanwamo kandi nabi. Ku rubuga cyangwa se website twakuyeho buno buhanuzi, wabwanditse yavuze ko abukesha umwe mu bakozi b'ibiro by'iperereza bo hambere mu 1978, akaba ari nawe wandikiye Kinani ibyavuzwe na Magayane. Ubu buhanuzi nkaba nabusomye uko buri, ariko nagiye nkuramo bimwe na bimwe bigaragara ko umwanditsi wabyanditse kuri website ari we wabyiyongereyemo. Iyi nkuru ntabwo igamije kugumura cyangwa gutera ubwoba uwo ari we wese, kuko n'ubundi isanzwe ihari. Icyo nakoze ni ukuyishyira mu majwi. Ngayo nguko rero, ngubwo ubuhanuzi bwa Magayane uko yabubwiye Habyarimana ndetse n'ibyegera bye n'abandi bategetsi ndetse n'abasirikare bagendaga bahura nabo. Duhure muri comment. Ubutaha nzabagezaho ubuhanuzi bwa Sabagasani ndetse na Nyirabiyoro. Nimukibagirwe kugaruka kutwumva.